ashimwe Kristo we wanyimenyekanishije Imana ishimwe ko yamaye kumumenya ashimwe Kristo we wanyimenyekanishije Imana ishimwe ko yamaye kumumenya ashimwe Kristo we wanyimenyekanishije Imana ishimwe ko yamaye kumumenya Yesu ni wowe warukwiriye kuza kuncungura Yesu ni wowe warukwiriye kuza mu buzima bwanjye Yesu ni wowe warukwiriye kuza kuncungura Yesu ni wowe warukwiriye kuza mu buzima bwanjye ashimwe Kristo we wanyimenyekanishije Imana ishimwe ko yamaye kumumenya ashimwe Kristo we wanyimenyekanishije Imana ishimwe ko yamaye kumumenya rimwe mu mwaka nibwo umutambyi yinjiraga ahera cyane rimwe mu mwaka nibwo umutambyi yinjiraga ahera cyane ajyanye ibitambo y'amatungo n'amafu ngo atambe kubw'ibyaha by'abantu ajyanye ibitambo by'amatungo n'amafu ngo atambe kubw'ibyaha by'abantu nyamara ibyo bitambo ntabwo byabashaga gukiza imitima y'ababitambirwaga nyamara ibyo bitambo ntabwo byakuragaho ibyaha byaratwikiraga gusa nyamara ibyo bitambo ntabwo byabashaga gukiza imitima y'ababitambirwaga nyamara ibyo bitambo ntabwo byakuragaho ibyaha byaratwikiraga gusa ashimwe Kristo we wanyimenyekanishije Imana ishimwe ko yamaye kumumenya ashimwe Kristo we wanyimenyekanishije Imana ishimwe ko yamaye kumumenya Imana ishimwe ko yamaye kumumenya Yesu yaraje ahinduka igitambo kizima ahinduka n'umutambyi yinjijwe ahera n'amaraso ye ntabwo hakoreshejwe inama
cyangwa irindi tungo, ahubwo yakoze bikomeye. Yesu ashimwe. Wowe Yesu, wowe Yesu waraje uhinduka igitambo n'umutambyi rimwe. wowe Yesu waraje, wowe Yesu waraje uhinduka igitambo n'umutambyi rimwe. Niwinjijwe ahera n'amaraso y'inyamaswa, winjiyeyo n'amaraso yawe. niwinjijwe ahera, niwinjijwe ahera n'amaraso y'inyamaswa, ahubwo winjiyeyo n'amaraso yawe. niwinjijwe ahera n'amaraso y'inyamaswa, winjiyeyo n'amaraso yawe. uracungura Yesu, uracungura. ni wowe wari ukwiriye kuza. wowe Yesu waraje, wowe Yesu waraje uhinduka igitambo n'umutambyi rimwe. wowe Yesu waraje uhinduka igitambo n'umutambyi rimwe. wowe Yesu waraje uhinduka igitambo n'umutambyi rimwe. niwinjijwe ahera n'amaraso y'inyamaswa, winjiyeyo n'amaraso yawe. niwinjijwe ahera n'amaraso y'inyamaswa, winjiyeyo n'amaraso yawe. uracungura. ni wowe wari ukwiriye kuza. hashimwe Kristo, we wanyimenyekanishije. Imana ishimwe ko yamaye kumumenya. twikirize haleluya. Amen. abari hano haleluya. Amen. Yesu yarakoze. korari begeye inyuma ho gatoya bakomeze bahagarare hano, barita bakomeza baturirimbire, ariko banambaye neza mu batunga ibiganza muvenga Imana ibaha umugisha. bizihije umunsi mwiza wa Pasika kandi mwakoze cyane. n'andi makorari yabanje yari yambaye neza abo mutabonye, n'impanda yari yambaye neza ndetse na Hermon bari bavyambara. Imana ibaha umugisha. nimurambure ibiganza muturamutse mu izina rya Yesu. Yesu ni muzima, ni muzima, ni muzima. Amen. Turi kumwe na korari Betfag nabo bagejuru nabo baturamutse mu izina rya Yesu. Amen. Turi kumwe na Benaya Worship Team nabo baturamutse mu izina rya Yesu. Yesu abaha imigisha myinshi. Turi kumwe na protokole n'abadiyakoni n'abagize inama mpuzabikorwa, abari mu mirimo n'abicaye, mwese mugejuru, mwese muturamutse mu izina rya Yesu. gatatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Yesu abahe umugisha mwinshi. Turi kumwe n'abakristo basangwa b'itorero rya Sejemu, kambasabe mu myanya yanyu namwe mugejuru muturamutse mu izina rya Yesu. Yego. gatatu. Imana ibahe imigisha myinshi cyane. Turi kumwe n'abatekinisiye bacu bakomeze biyumve mikaze bagira Pasika nziza. Turi kumwe na Muhoza Shemu nawe naturamutse mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turi kumwe na mwarimu wacu Damascene nawe naturamutse mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana imuhe umugisha. Turi kumwe n'umushumba wacu Pastor Jean Jacques nawe naturamutse mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turi kumwe n'umushumba w'itorero nawe naturamutse mu izina rya Yesu bwate David. Amen.
Imana ibahe imigisha myinshi, bakomeze bagubwe neza. Turi kumwe n'abashyitsi rero babizi ko uyu munsi twateranye baje gufata kwizihiza Pascal. Kambasabe bahero kugomba ejuru bateranye natwe. Amashyi makeya, mwibuka ko turi mu cyunamo. Amashyi muyareke, turahera turakomera Imana amashyi mu mitima yacu. Ni umuco w'itorero kunezerwa abashyitsi, ariko bitewe n'igihe igihugu cyacu kirimo twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, amashyi turaba tuyihoreye, turajya duhimbaza Imana mu mitima. Icyakora duhereza Imana icyubahiro kubw'abashyitsi bacu, nabo nibaturamutse gatatu. Amen. Mugubwe neza. Turi kumwe rero n'umushyitsi wacu, umushumba wadusuye. Mushumba yari yamuhaye ikaze mu iteraniro rya mbere, nanyemerere nanjye muha ikaze adusuhuze, kandi twese tujye ejuru, twese twakirana n'abashyitsi. Haleluya. Amazina nitwa Labani Mbarato Nteziryayo, ndi umupasiteri mu paruwasi ya Muganza mu mudugudu wa Kiruhura, tuye ku Ruyenzi. Haleluya. Ibisigaye turabivugana nyuma. Mushumba wacu Imana imuhe umugisha. Tugiye kwakira Imana tuzamura amaboko yacu, nayo tuyiha ikaze muri iri teraniro. Muzamure ibiganza duhereze Imana yacu ikaze, kandi yumve ko tuyishimiye kuduhaye uyu munsi mwiza. Mureke nanone twakirane, twakira abashyitsi, natwe twakirana, twakira n'umushyitsi wacu, umwigisha wacu. Rimwe, kabiri, gatatu. Murakaza neza bene data. Imana ibahe imigisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Amen. Korali nayo turirimbira indirimbo ebyiri. Korali Betfag iraza guhita ikurikiraho ituririmbira indirimbo imwe. Karibu. Haleluya, haleluya. Yategerezaga iby'igihe cye, kuwa gatatu arasuka, azatsitsa urupfu n'umubi, ava mu mwijima yabinesheje, imanye mu ijuru n'abacunguwe. Yarazutse, yarazutse, tumushime ariho. Yarazutse, yarazutse,
tumushime ariho ingoyi z'urupfu yaraziciye izamuyeranye yavuyemo ingoyi z'urupfu umwami yaraziciye izamuyeranye yavuyemo kuwa gatatu arazuka azatsinda urupfu n'umubiri ava mu mwijima yabinesheje imanye mu ijuru n'abacunguwe yarazutse tumushime korali nayoti ikomeza indi ndirimbo yayo. Turagira ngo twongere duhe ikaze abantu bakurikiranye iri teraniro bari mu mpande enye z'isi, bakurikiranye iri teraniro online. Ndagira ngo twongere korali nayoti, ndabona turambura ibiganza duhe aba bantu ikaze muri iri teraniro. Bene data, nshuti z'umusaraba muri ku mpande enye z'isi, tubahaye ikaze muri teraniro rya kabiri, namwe mugubwe neza. Amen. Karibu korali nayoti, mukomeze mubakire. yarazutse tumushime yarazutse mwami wacu ni muzima mwami wacu yarazutse tumushime Yesu ni muzima yarazutse tumushime ariho. Amen. Manishime abahoze mu mwijima
twaviriwe n'umucyo waje uturuka ku Mana umuremyi w'isi n'ijuru abana bashyitsi ku byasezeranijwe twahawe agakiza n'Imana binyuze muri Yesu umuhuza w'abantu n'Imana abahoze mu mwijima twaviriwe n'umucyo waje uturuka ku Mana umuremyi w'isi n'ijuru abana bashyitsi ku byasezeranijwe twahawe agakiza n'Imana binyuze muri Yesu umuhuza w'abantu n'Imana ibyiringiro dufite niho bituruka ntitugiciriwe witeka ukundi ubu turabaragwa b'ubwami kubwo kwizera uwo Yesu ubu turabaragwa b'ubwami kubwo kwizera uwo Yesu ibyiringiro dufite niho bituruka ntitugiciriwe witeka ukundi ubu turabaragwa b'ubwami kubwo kwizera uwo Yesu uzimana n'umwami wacu turabaragwa b'ubwami dufite umugabane kwa data haleluya ibyiringiro dufite niho bituruka ntitugiciriwe witeka ukundi ubu turabaragwa b'ubwami kubwo kwizera uwo Yesu ubu turabaragwa b'ubwami kubwo kwizera uwo Yesu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi ntitwarabo kwifuzwa ariko kubw'impuhwe nyinshi z'Imana iduha Yesu ngaducunguye twari twaraciwe n'igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we yemera kwakira imibabaro kugira ngo tubone ubugingo twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi ntitwarabo kwifuzwa kubw'impuhwe nyinshi z'Imana iduha Yesu ngo aducungure igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we yemera kwakira imibabaro kugira ngo tubone ubugingo ibyiringiro dufite niho bituruka ntitugiciriwe witeka ukundi ubu turabaragwa b'ubwami kubwo kwizera uwo Yesu gusa turabaragwa b'ubwami turabana b'Imana kubwo kwizera uwo Yesu ibyiringiro dufite niho bituruka ntitugiciriwe witeka ukundi ubu turabaragwa b'ubwami kubwo kwizera uwo Yesu ubu turabaragwa b'ubwami kubwo kwizera uwo Yesu uwizera uwo Yesu wese afite ubugingo buhoraho naho yaba yarapfuye azongera abeho naho yaba yarapfuye azongera abeho uwizera uwo Yesu wese afite ubugingo buhoraho naho yaba yarapfuye azongera abeho naho yaba yarapfuye azongera abeho uwizera uwo Yesu wese
afite ubugingo buhoraho naho yaba yarapfuye azongera abeho naho yaba yarapfuye azongera abeho azongera abeho azongera abeho Haleluya. Imana imugishe. Yemwe pasika nziza. Yesu ni muzima. aracyariho Yesu aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranya aracyariho biganza bigaba amahoro aracyariho bigaba amahoro aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranya aracyariho biganza bigaba amahoro aracyariho umwami aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranya aracyariho biganza bigaba amahoro aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranya aracyariho biganza bigaba amahoro aracyariho Yesu aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranya aracyariho biganza bigaba amahoro aracyariho Yesu aracyariho urupfu ntirwamuheranya aracyariho biganza bigaba amahoro aracyariho Imana ishimwe.
yesu wacu ntiyaheze mu gituro aleluya aleluya iyo ni inkuru nziza y'igitangaza aleluya aleluya yesu wacu ntiyaheze mu gituro aleluya aleluya iyo ni inkuru nziza y'igitangaza aleluya aleluya adahera mwe n'urupfu rwagumye kuzimu natwaza tuzura ku munsi w'imperuka imfunguzo z'ikuzimu ari yesu zifite intsinzi niye ibihe byose adahera mwe n'urupfu rwagumye kuzimu natwaza tuzura ku munsi w'imperuka imfunguzo z'ikuzimu ari yesu zifite intsinzi niye ibihe byose satani we yarazi ko birangiye ubwo yesu yaramaze gutanga yakoresheje ibirori ikuzimu yesu amugwa gituma aramukandagira satani we yarazi ko birangiye ubwo yesu yaramaze gutanga yakoresheje ibirori ikuzimu yesu amugwa gituma aramukandagira adahera mwe n'urupfu rwagumye kuzimu natwaza tuzura ku munsi w'imperuka imfunguzo z'ikuzimu ari yesu zifite intsinzi niye ibihe byose adahera mwe n'urupfu rwagumye kuzimu natwaza tuzura ku munsi w'imperuka imfunguzo z'ikuzimu ari yesu zifite intsinzi niye ibihe byose abizera yesu mwese nimuririmbe ibanga ryo gutsinda rirahari muterwa ubwoba n'ibyica umubiri naho twapfa ariko tuzazuka abizera yesu mwese nimuririmbe ibanga ryo gutsinda rirahari muterwa ubwoba n'ibyica umubiri naho twapfa ariko tuzazuka adahera mwe n'urupfu rwagumye kuzimu natwaza tuzura ku munsi w'imperuka imfunguzo z'ikuzimu ari yesu zifite intsinzi niye ibihe byose adahera mwe n'urupfu rwagumye kuzimu natwaza tuzura ku munsi w'imperuka imfunguzo z'ikuzimu ari yesu zifite intsinzi niye ibihe byose adahera mwe n'urupfu rwagumye kuzimu natwaza tuzura ku munsi w'imperuka imfunguzo z'ikuzimu ari yesu zifite intsinzi niye ibihe byose
muvuge ngo amen. Yesu nashimwe. Betfage na Yoti bakomeze bahabwe umugisha kandi bakomeze bagire Pasika nziza. Tugiye kongera kwakira indi korari nkuru y'itorero, barimo bigira hafi bazana na protocole. Korari nkuru na abadiyakoni bahora biteguye, repetition zabo barazihorana mu gitondo na nijoro. Nibihuta abadiyakoni, kadusabe n'abayobozi bacu baze. Uyu munsi ni kuri Pasika, bashumba muze turirimbire umwami. Abahari baze, abari mu mirimo na mwese ni muze, uwo muryango ntacyo uri bube, muze twizihize Pasika. Uyu munsi ni Pasika. Yanyishuriye ya myenda yose yambabari ibyaha atumanera de. Yanyishuriye ya myenda yose yambabari ibyaha atumanera de. nasaga n'uwapfuye mu mutima wanjye, maze Yesu aranzura kandi ni unkomeza. Yanyishuriye Amen. 91 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ayigitare cy'Imana reka nguhungireho. Shyiramo neza. Ayigitare cy'Imana. Ayigitare cy'Imana. Amazina maraso byo mu rubavu rwawe bingize uburyo bw'urubanza rw'ibyaha. Imbaraga n'izabyo bye kuzatsindukundi. Imbaraga n'izabyo bye kuzatsindukundi. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze, n'amarira adashira, uwo byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha byose. Byose ntibyashobora kudukuraho
nzanye mu ntoki kibasha kuncungura zifite icyo naguha nizeye umusaraba uwo rero uwo wamviriyeho niwo njyaniringira uwo nawe uwo wamviriyeho niwo njyaniringira dore ndaje dore namba y'ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwinjiza ndagushakaho ubuntu nyuhagire unyuhagi ibyaha mutabazi negupfa unyuhagire unyuhagi ibyaha mutabazi negupfa. Amen. Korari nkuru Imana ibahe umugisha mwinshi. Twifuje kubaririmbira kuri Pasika, muhereza Imana yacu icyubahiro. Amen. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga amaturo yishimwe. Ese nk'abanyarwanda ntidukwiriye yemwe gushima Imana? Haleluya. Dukwiriye gushima Imana mu buryo bukomeye. Turi ku nshuro ya 29 twibuka jenoside yakorewe abatutsi, ariko tumaze imyaka 29 igihugu cyacu kirimo amahoro. Duhereze Kristo icyubahiro. Iki cyonyine cyakagombye gutuma dutura amaturo yishimwe. Ndabyibuka ndumva narigaga nko mu mwaka wa 8 nibwo mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi hari intambara, ariko ndibaza ko nta myaka myinshi yaba ishize bagize agahenge, ariko twongere turamburira Imana yacu amaboko. Iyi ni inshuro ya 29 igihugu cyacu kirimo amahoro. Hanyuma y'ibyo ngibyo Imana yakoze ubikusanyije, mbese wabona icyo utura Imana yemwe? Wabona ikintu watura Imana? Turayitura imitima yacu. Kanongere mbasabe mwongere mugejuru muhaguruke. Mugejuru muhaguruke. Mugejuru muhaguruke. Sabe ubukora mu mufuka wawe, nta bindi turahita twinjira mu mwanya kandi ngo kumva ijambo ry'Imana. Ube utekereza neza, ukore mu isakoshi, ukore mu ikofi, utekereze ikintu uri buture Imana. Uyu mwanya mutoya tuhagaze dutya, duhita dufatamo n'umunota umwe twibuke abacu bapfuye bazize jenoside yakorewe abatutsi muri